Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe neza, ndakomeje kubaha amasomo afasha imibiri yacu. Nababwiye ko iki ni icyumweru cya kabiri dutangiye twiga ibintu, amafunguro ashobora gufasha umubiri, cyane cyane imibiri y'abubatsi ingo. Uronje kongera kubigisha isomo rya kane ku bubatsi ingo, baba abagore baba abagabo, by'umwihariko abagore. Ariko nawe mugabo ntukajye ubura gufatira iki kinyobwa ngiye kubigisha. Ni ikinyobwa ngiye kubigisha banywa nk'icyayi, kinywa nk'icyayi kandi kikaba ari umuti. Ukakigira ikinyobwa cyawe cya buri mugoroba mbere y'isaha ko ujya kuryama. Iki kinyobwa uragifata, kigira akamaro cyane. Iki kinyobwa rero tukinywa nk'icyayi, cyitwa icyayi mbega, ariko ni icyayi cy'umuti kuko kigomba kunyobwa nijoro. Uramutse ukinyoye ku manywa, ibyo wivura byakira ugasanga ugize ibibazo. Uramutse uri umugabo ukabura ukuntu bigenza. Ni icyayi gitera imbaraga abagabo, mu kindi kinyarwanda babyita ngo akanyabugabo. Kigatera kandi abagore kugira amavangingo menshi mu gihe gitoya kandi ayunguruye, ameze neza, asukuye. Kandi ni ikinyobwa gifasha umubiri gushyuha, ugahora ushyushye nk'umwana muto. Uramutse uri umudamu ugeze mu myaka za 50 kuzamura, iyo ufata kino kinyobwa umubiri wawe uhora ushyushye. Iki kinyobwa hari abajya bagikora mukajya kukigura, ariko ndaje nyikwigishe wowe ujye ukikorera. Mu gihe uzajya uba uri mu rugo ukinywe wakiteguriye n'intoki zawe kitanaguhenze. Yego, ndabanza mbasobanurire akamaro k'iki kinyobwa, ku buryo ushobora kugikorera mise en place, ukajya utaha ufata akarahure ukanywa buri mugoroba mbere w'isaha ko uryama. Yego, ingredient ngiye gukoresha ni izi mureba hano. Hano mpafite garlic cyangwa se tangawizi, mpafite red onion cyangwa se igitunguru cy'umutuku, murakibona ngiki. Nkagira lemon cyangwa se indimu, murayibona. Nkagira garlic, tungurusumu, murazibona. Hari ginger, red onion, n'uwa tangawizi, igitunguru cy'umutuku cyangwa cy'umweru. N'icyumweru wagikoresha, gihe nkunda umutuku. Indimu na tungurusumu, nkagira ubuki, nkagira n'amazi. Ntabwo ukoresha isukari. Mu kigo cy'isukari ukoresha ubuki. Ingano kandi ukoresha y'ubuki, icyo gihe muri litiro imwe ushobora gushyiramo ibiyiko 3 by'ubuki. Uramutse ugira ikibazo, ugirana amakimbirane n'ubuki, wakuraho ikiyiko kimwe ugakoresha ibiyiko 2 bya supe. Ikiyiko twifashisha ni iki ngiki cya supe, nicyo twifashisha dupima ubuki turi bushyire muri iki kinyobwa. Akamaro k'iki kinyobwa rero, akambere ni umuti w'inkorora, dusanzwe tubizi. Iki kinyobwa ukinywa gishyushye, kigafasha abarwayi b'amasinizite kuzibuka mu myanya y'ubuhumekero, bakabasha guhumeka neza. Yaba yagize crise bikamufasha, bigasa nk'ibyoroha, bikoroha, ndetse iyo ugikoresha buri munsi urakira burundu. Muri cya gihe cy'imbeho mujye muhorana iki kinyobwa. Ikindi cya kabiri, iki kinyobwa gitera imbaraga ku gitsina gabo,
Iki kinyobwa gitera imbaraga, umubiri wose ukagira imbaraga, ku buryo iyo uri mu nshingano birakorohera. Abubatse ingo nibo mbwira ubu ngubu, iyo uri mu nshingano unezeza uwo mwashakanye kandi nawe igikorwa kikagenda neza ukishima. Iki kinyobwa kizibura imitsi, abantu bajya bagira imitsi ipfundikamo amaraso, ya mitsi ikakurya. Iki kinyobwa iyo ukinyweye imitsi irazibuka, amaraso agatembera neza. Iki kinyobwa gifasha abantu bagira ikibazo cyo kuribwa mu nda mu gihe cy'imihango. Hari abantu bajya mu mihango mu nda hakabarya cyane, hakabarya n'umugongo. Mujye mukora iki kinyobwa mu kinywe. Ni icyayi cy'umuti cyangwa se ikinyobwa cy'umuti, ni medicament, ibintu nk'ibyo. Twifashisha ibiribwa turya, ibimera, ibyo duhinga bikadufasha. Aho kugira ngo ujye kunywa ibumba ritera imyanda mu mubiri, nujya kwisuzumisha ugaca nko hari akantu gasuzuma ka kamashini bakakubwira ngo ufite umwanda mu nda ibyara. Icyo gihe rero iyo myanda baba babona cya gihe babandi banywa amabumba n'iki, ariko iyo unyweye iki kinyobwa kigabanya uburibwe, kikanihutisha imihango ikarangira vuba, kandi kikanasukura imyanya myibarukiro. Iki kinyobwa nabwiye ko gitera imbaraga nyinshi mu mubiri, haba ku bagabo haba ku bagore. Ikindi, iki kinyobwa ku bubatse ingo kibarinda kunanirwa vuba, baba abagabo baba abagore. Iyo muri mu gikorwa cy'urukundo cyangwa se igikorwa cy'inshingano z'urugo rwanyu, kibarinda kunanirwa vuba. Ngira ngo mwabyumvise. Iki kinyobwa kirazira kugiha abana, kirazira kukinywa uri umusiribateri, kuko uramutse ukinyweye uri umusiribateri byakugora. Cyakora abakobwa bari mu mihango ubwo ushaka kugira ngo imihango ye kukurya cyane wagikoresha, ariko nyuma yaho nyine ntabwo ari byiza gukomeza kukinywa, kuko nanone cyagutera ubushyuhe bwinshi, ukaba warisika gukora ibyaha, ukajya gukora ibyo utemerewe gukora. Iki kinyobwa ubundi ku bwanjye nakigenera abubatse ingo, kuko abasiribateri bakinyweye cyangwa abana batoya ntabwo ari byiza. Gusa ni umuti. Ibi ngibi ndimo mvuga ko gitera imbaraga, kiguteye imbaraga, si uri umusiribateri urumva utagwa mu byaha. Kirakaze, iki kinyobwa kirakaze, ntabwo ari ugupfa kukisukira. Dore rero uko bikorwa. Nabaganirije nibagirwa kubabwira uko gitegurwa, ariko nkaba mpamagarira abashya kuri iyi channel gukora subscribe, ugakanda kuri kariya kazogera ka notification, ugasharinga inshuti zawe. Ubwo rero ngiye kubigisha uko gitegurwa. Ufata igitunguru kimwe cy'umutuku cyangwa se cy'umweru, kiriya mukoramo salade, ukagicopinga. Waba udashaka kugicopinga ugakoresha rape nk'iyi, murayibona rape yanjye ifite impande nyinshi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iyi rape ifite impande 6, ubu ngubu ni 8, 2, 4, yes, ni impande 6. Ubwo rero urayifata ukakirapa, ugafata na tangawizi ukayirapa, ugafata tungurusumu nazo ukazirapa cyangwa se ukazicopinga, warangiza ukazishyira mu kantu ugiye kuzitekamo ukabivanga, ugakamura indimu, ugakora umutobe w'indimu ukawushyiramo nabyo ukavanga, warangiza ugafata litiro y'amazi ugasuka mu isafuriya ugiye gutekamo, ukabicanira bikabira. Iyo bimaze kubira biba bihiye, nk'uko uzi ko utetse amazi agashya aba ari amazi yo kunywa nyine, urabiyungurura. Wamara kubiyungurura
liquid ikaba iri ukwayo cyangwa se icyo kunywa kikaba kiri ukwacyo, hanyuma ibikatsi bisigaye ukabimena. Noneho ugafata iki kiyiko kinini nabibabwiye teaspoon, ukadaha ibiyiko bibiri ugashyira muri iyo, ni ukuvuga ngo ukora ku buryo hasigara litiro. Iyo ari mu itasi ukoresha ikiyiko kimwe, nko mu gice cya litiro wakoresha ikiyiko kimwe n'agace wenda. Ariko mu itasi ushyiramo ikiyiko kimwe cy'ubuki ukavanga, hanyuma ukajya ubinywa bishyushye. Ushobora kubifata ukabishyira mu icupa wabigeneye, ukajya ubipfundikiriramo. Niba ufite firigo ukabishyira muri firigo, niba nta firigo ihari icyo gihe ukora bikeya ushobora kwifashisha nko mu minsi 3, kuko mu minsi 3 byaba bitarangirika. Mu minsi 3 ukaba ubimaze, ukongera ugakora ibindi gutyo gutyo ukabinywa buri gihe nyine. Ku badamu rero nababwiye ko gitera amavangingo cyane kandi yihuse. Ku badamu iyo ubonye wirekuye cyane urabihagarika, ntukomeze kukinywa cyane nanone ngo ukabye, ahubwo ugasigara wifashisha kunywa amazi. Uhita ufatira, wazabona byatangiye kugabanuka wenda bitewe n'ibitekerezo ufite mu mutwe, ukumva utari muri mood kuko gitera ubushake bwinshi, ukongera ukategura iki kinyobwa cyawe ukakinywa. Si ngombwa ngo ujye kunywa imiti rwose yo kwa muganga, ibi ndimo mbigisha biba byihagije. Murakoze rero, ubu tugiye gutangira kubitegura, gukora mise en place. Ukurikire. Turabanza kurapa ginger, yes, ukuvuga ngo ginger zanjye zirabonetse, ngiye kuzishyira mu cyuma ziteguriye. Ndakurikizaho kurapa igitunguru, murabibona ko nacyo cyabonetse. Ndakurikizaho kurapa izi tungurusumu, yes, tungurusumu nazo zirabonetse. Ndakurikizaho gukata indimu no kuyikamura. Icyiza cya kano kantu rero karakamura kakanayungurura byose icyarimwe.
Yes, umutobe w'indimu urabonetse. Ndakurikiza gusukamo amazi, litiro y'amazi. Hanyuma ukavanga. Ndabanza mbicanire bibire, nibimara kubira mpite nshyiramo n'ubuki. Ubu rero njyanye mu gikoni gucanira, si ngombwa ngo njye ntimubizi se, ni ugutereka ku ziko, nkatsa iziko, nkacanira bikabira. Ndongera kubibereka bihiye ndi kubiyungurura. Yego, ikinyobwa cyacu rero murakibona kirahiye. Urabona ukuntu kiri gucumba umwotsi, ngiye kukiyungurura. Iyo umaze kuyungurura rero uhita ndashyiramo ibiyiko bibiri by'ubuki. Ukavanga. Muri litiro imwe ushyiramo ibiyiko bitatu, ariko njyewe ubu ntabwo litiro yuzuye kuko nacaniriye litiro. Iyo ucaniriye nyine n'amazi arakama. Ubu nkaba niteguye kukinywa, maze kurya nkategereza mbere y'isaha y'uko ndyama nyine nkajya kwiryamira. Ni ukuvuga ngo ukinywa iminsi nk'itatu, wabona ikibazo wari ufite kimaze gukemuka ukarekera. Si ngombwa ngo ukomeze ukinywe cyane, ukihate cyane, ntabwo ari ngombwa. Iyo ugejeje ku rwego wumva wifuza ukurikije ikibazo ufite, ubwo ndabwira abantu bakuru, urabihagarika ugakora ibindi, cyangwa se ukanywa icyayi gisanzwe, cyangwa se ukanywa n'igikoma. Dutesitinge. Hari abashyiramo na turmeric kugira ngo babashe no gusinzira neza, ariko uyu munsi igenda gishaka kimeze uko nguko. Kiraryoshye. Murakoze rero, ntugende udakoze subscribe, like and comment, ngo sharinge n'inshuti zawe. Murakoze, tuzahora ubutaha. Ciao ciao.